ariko ubundi Yesu aruta nyina. Yego ni mukuru. Uriya mwana aruta nyina. Buriya niwe mwana wenyine uruta nyina. Yabayeho mbere ko mama wabo. Byatari. Noneho ahura n'ikibazo cy'abamuhiga bashaka kumutera amabuye. Ahita yihungira yigira kwa mukecuru Elizabeth. Akihagera rero ataramubwira ibyamubayeho, Elizabeth abaravuze ngo urahirwa urahirwa urahirwa. Urumva ko Imana ifite imbaraga, ko Yesu afite imbaraga. Kumubwira ngo arahirwa rero ni ukumubwira ngo ibintu byakubayeho nubwo udafite ukuntu bisobanura, ariko mu ijuru bakugize umunya mahirwe. Urahiriwe. Kandi uhereye none abantu bazakwituhiriwe. Noneho ngabana bakajya basigaragaza imbaraga yari afite n'ukuntu yavutse hakaza ijuru kuririmba ngo ryarestaye hariya mu kirere ngo ijuru rirarabagirana. None barusha muri byose ariko cyane cyane nuko babitse ibyavuzwe n'Imana. Umuyuda rero kugira ngo yumve ibintu Imana imuhaye nuko biba byaravuzwe n'abahanuzi. Uyu marayika rero yaje aje kuzuza ibyo abahanuzi bagize gute bavuze. Cyane Imana iduhaye umwanya wo kuboneka muri studio za Excellence TV. Tugize umugisha wo kubana n'umushumba Bimenyimana Jean Claude mu kiganiro tugiye gutangira uyu munsi kivuga ngo sobanukirwa imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Turifuza kugira ngo uyu mwanya dushobore kumenya neza, gusobanukirwa neza imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Hamwe n'abatumirwa batandukanye tuzakora ama episode menshi kuri izi mbaraga ziri muri Kristo Yesu. Niza nashidikanya ko tuzagera kure cyane mu gusesengura neza imbaraga ziri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ni muri urwo rwego twakiri mu shuba wacu Bimenyimana Jean Claude kugira ngo aze kutubwira kuri izi mbaraga. Mushumba mumeze neza? Turamahoro turashima Imana. Imana irabarenze. Imana iraturenze cyane. Imana ibarenze neza. Cyane rwose. Umuryango uraho umeze neza? Umeze neza. Imana yacu nishimwe. Amen. Tuguhaye ikaze rero muri studio za Excellence TV. Dutangireho dusengera Imana noneho tuze kujya kwimbika neza muri iki kiganiro cyacu. Ni karibu. Murakoze. Mbere yuko dusenga nagira ngo nsuhuze abakurikira iyi Excellence TV. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge hanyuma tuganire. Imana tugushimiye ko duhaye umugisha mwinshi wo kuganira ku byanditswe byera. Turagusaba kugira ngo umwuka wawe wera ubane natwe. Mwami, nk'uko wabanye n'ababigishwa bawe ba Emausi bagendaga urugendo ukabana nabo, turaguhamagaye ngo natwe ubane natwe. Ikiganiro tugiye kuganira ntabwo twagishobora tutari kumwe nawe. Dufashe yaba twebwe ndetse n'abakurikiye iyi nyigisho, ibubake mu izina rya Yesu dusabye twizeye. Amen. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Turaza kugenda rero kuri uyu murongo wo muri Bibiliya niho turi buze gutangiriraho, uri dusanga muri Luka ibice 31 umurongo wa 33 igice cya mbere umurongo wa 31 kugeza ku 32. Turasaba kugira ngo umushumba Claude adusomere noneho tuze kuza kusesengura neza izi mbaraga ziri muri uyu mwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 31. Haranditse amagambo avuga ngo kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Amen. Amen. Ahangaha ndagira ngo udusobanurire neza cyangwa usobanurire abantu bakurikira Excellence TV icyo uyu marayika yavugaga kuri uyu mwana uzavuka abwira Mariya. Ese yavugaga ko uyu mwana azaba ameze ate? Yavugaga ko uyu mwana azavuka nk'abandi bana basanzwe, cyangwa yavugaga ko ari umwana uzaba ateye ate, uzaba ufite ubuhe bushobozi, uzaba ufite izihe mbaraga? Murakoze cyane. Ubundi buno buhanuzi bwahanuwe kera, kuko Yesu tuzi Yesu waje muri iyi si habanje gutegura uburyo azakirwa mu isi. Abahanuzi barahanura. Iyo usomye muri Bibiliya isezerano rya kera ryose rihanura Yesu, rivuga Yesu uburyo azaza. Dushobora kuvuga duhereye hirya cyane mu itangiro, ariko ndagira ngo twe gutinda mu bitabo byinshi tuvuge ku muhanuzi Yesaya. Ibice 7 murongo wa 14 Yesaya yaravuze ngo hazavuka umwana w'umuhungu uzitwa Emmanuel. Iyo usomye niko havuga ngo umwana azasama inda abyare umuhungu uzitwa Emmanuel. Ariko usomye no mu bice 9
bya Yesaya uhereye ku murongo waho wa 4 wa 5 gukomeza naho havugamo ubuhanuzi buvuga kuri Yesu. Bamuvugamo kazaba igitangaza, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro uzategeka ku ntebe ya Dawidi. Iyo bavuze intebe ya Dawidi nuko Dawidi ari umwami muri Isirayeli uzwi cyane, wabaye umwami ukomeye Imana yakoresheje ibintu bikomeye. Imana yaje kuvuga rero ko kwa Dawidi ubisomye mu gitabo cya Samuel cya 2 ibice 7 niho ubona ubu buhanuzi. Imana yasezeranije Dawidi kuzamuha uzicara ku ntebe y'ubwami, ku ntebe ye y'ubwami. Niyo mpamvu Yesu yitwa mwene Dawidi, akaba ngo ni intare mu muryango wa Yuda, akaba igishyitsi cya Dawidi. Dawidi yabaye umwami ukomeye muri Isirayeli, ariko Imana isezeranya ko hari undi uzaza ukomeye. Mu buhanuzi bwa Yesaya mu bice 61 yavuze ko umwuka w'Uwiteka azaba ari kuri we. Iyo bavuze Mesiya ni wasigiwe umurimo ukomeye cyane. Ubuhanuzi bwa Yesaya buravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri ye, Uwiteka yansigiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ubuhanuzi abahanuzi bagendaga babuhererekanya kugeza iki gihe marayika ubwe yiyiziye aza kubwira Mariya iby'Imana yabwiye basekuruza ko umukiza w'abari mu isi uzaza gucungura abari mu isi azavuka. Amubwira rero ko azasama inda abyara umwana w'umuhungu, amubwira amazina ye ko azaba ari Yesu, kandi ngo nkuko Imana yabibwiye basekuruza abahanuzi bagiye babihanura. Azima rero ku ntebe ya Dawidi, azima ku ntebe ya Dawidi kandi Imana izamuha ubwami. Uyu Yesu rero marayika yamuvuze neza nkuko n'ubundi ubuhanuzi bwamuvugaga. Navuga rero ko Yesu Kristo yavutse nkuko abahanuzi bari baramuhanuye. Ndumva ari ibyo ngibyo nabamvuzeho. Urakoze cyane mushumba. Bivuze ngo Yesaya yabanje kumuhanura mbere yuko marayika aha message Mariya yuko azabyara umwana w'umuhungu kandi akazaba mukuru. Cyane buriya abayuda mu mateka yabo kandi n'uyu munsi yusomye mu Baroma ibice 3:1 baravuga ngo barusha abandi iki, ngo babarusha muri byose, ariko cyane nuko babitse ibyavuzwe n'Imana. Umuyuda rero kugira ngo yumve ibintu Imana imuhaye nuko biba byaravuzwe n'abahanuzi. Uyu marayika rero aje kuzuza ibyo abahanuzi bagize gute bavuze, cyane ko uyu Mariya ndetse na Yosefu nabo mu nzu yo kwa ba Dawidi, bakomoka kwa Dawidi. Rero uyu marayika yazanye ubutumwa bwuzuye neza nkuko abahanuzi babuhanuye, abuzanira Isirayeli ndetse n'isi yose kugira ngo uyu mukiza abantu bamwakire, ariko bamaze kumenya neza uwo ari we. Aravuga ngo azahabwa intebe, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, kandi azicara ku ntebe ya sekuruza Dawidi. Dawidi yabaye umugabo umunyembaraga cyane. Urabizi ko Dawidi yakoze ibintu bikomeye, yatsinze ibihanda bikomeye, icyo tuzi kizwi cyane n'icya Goliyati, ariko Imana yari yasezeranije ko umwana we azaba arenze. Ni Kristo rero umwana w'Imana. Ndimo ndagenda sobanukirwa neza. None bishatse kuvuga ko uyu mwana wahanuwe mbere y'imyaka 700 yuko avuka. Marayika akaza kongera gusanga wagombaga kumubyara. Bishatse kuvuga ko imbaraga ze zidasanzwe. Uyu mwana utandukanye n'abandi. Yesu afite imbaraga nyinshi. Iyi ntego ni intego ivuga imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Yesu afite imbaraga nyinshi zirenze n'izo umuntu ashobora kumenya. Afite imbaraga kuko n'ubuzima bwe yagiye agaragaza imbaraga kurinda avuye hano kuri iyi si, kandi n'uyu munsi izo mbaraga ziracyagaragara. Imbaraga yazigaragaje na mbere yuko avuka. Yazigaragaje mbere yuko avuka, ariko buri hano no mu mivukire agaragaza imbaraga. Reka mubwire ibintu nka bitatu bigaragaza ko Yesu yari afite imbaraga ku rwego rukomeye. Icyambere, niwe wenyine wavutse hatabayeho guhura k'umugabo n'umugore. Yavutse mu mbaraga z'Imana. Buriya dusomye hano muri iki gice cya mbere cya Luka, ubona bavuga ukuntu azavuka. Murongo wa 33 haravuga ngo azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Urumva ni umwana uvuzwe ko agiye kuzavuka, ariko bamuvuzeho ko azaba ari n'umwami. Ntabwo ari umwana usanzwe.
azaba umwami. Ikindi Mariya nawe yagize ikibazo kuko yarahawe message iremereye, message ikomeye, ngiye kuzabyara umuntu ukomeye. Noneho ahita avuga ati umwami, ahita avuga ati ibyo bintu kandi bazakiza isi yose, abantu bose cyane. Noneho rero Mariya ahita avuga ati ibyo byose ibintu uvuze ntabwo byumva neza. Murongo wa 34 ndavuga ngo Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma wera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Aramubwiye ati rero imbaraga zonyine nizo zizaza zikore igitangaza mu nda yawe. Buriya ikintu kigaragaza ko Kristo ari umunyembaraga nuko yavutse mu buryo abantu batavuka ku isi. Nta muntu numwe wigeze ubaho ari wavuka nta nuzaba abayeho kubonana k'umugabo n'umugore, abantu bose, ariko warihariye. Ni umuntu w'ambaragaza zonyine zaje zinjira muri Mariya. Urumva izi ni imbaraga zikomeye zaje ziturutse mu ijuru zinjira mu muntu. Reka nkwereke ikintu gikomeye kigaragaza ko Kristo ari umunyembaraga. Ubundi amategeko ya Mose, kubona umukobwa utwite adafite umugabo, itegeko ubwaryo ryari ryanditswe ko agomba gupfa agaterwa amabuye. Ariko kuko udashobora gutera amabuye umugambi w'Imana, udashobora kwica Yesu, ntiwamenya ukuntu abatambyi byabacanze birabayobera, ntiwamenya ukuntu abafarisayo bari bashinzwe gukora za patrouille bagenda bareba abakobwa bagize gute bafite inda bega bakoze ibyaha. Uyu mukobwa yasamye inda kuva ku kwezi kwa mbere kurinda agera mu kwezi kwake amezi 9. Yego. Abyara umwana nta mbaraga zimwishe. Kandi zari zihari ziraho, amategeko ari mu mategeko abayobora. Kuvuga ngo nihaboneka umuntu utwaye inda kera abandi barapfaga barashize. Ahubwo uyu mukobwa nawe yabanje kugira akabazo, abona ko biri mu mukomerere kuko aya makuru yaramenyekanye, ntabwo ari ibintu byo mu ibanga. Yaramenyekanye na fiance ahita mubenga, ariko ngo ari umusore mwiza umukiranutsi ngo yanze kumushyira hanze. Ubanza kumubenga rwihishwa. Abikora nk'umuntu w'Imana mbere. Aravuga ati rwose sinzaguteza abantu. Urene nk'umuntu w'Imana. None yashiriyemo kuko umva nawe byaramuyobengeraho. Ariko noneho ikintu giye mvuga, uyu mukobwa Mariya yaravuze ati noneho baranyica. Kuko urumva ntabwo yari kubona uko abisobanura. Kubwira reba ufite pasiteri ukaza ukamubwira uti rero pasiteri ngiye kubwira ntibikugushe, ni ibintu by'Imana. Urumva pasiteri yamutega amatwi bati ngiye kubwira ibintu byambayeho, ubu mfite inda ariko ntabwo nigeze ndyamana n'umugabo. Iyo ni inkuru pasiteri atakumva. Nanjye ndi umupasiteri, ntabwo umukobwa yari kuza ngo agusange gutyo ubyihanganire. Mariya rero byaramugoye cyane, ahita afata icyemezo cyo guhunga. Yarahunze ahungira ku mutambyi witwa Zekariya wari ufite umugore witwa Elizabeth. Ahunze agiye ahasanga Elizabeth amutegereje. Imbaraga ziri muri Yesu rero. Imana yahise yinjira kuko Mariya aramutsa Elizabeth. Ngo ijwi ry'umwuka we Yesu yahise yinjira muri Elizabeth. Urumva Yesu Mariya yari afite inda y'ukwezi kumwe. Yego. Ariko ubundi Yesu aruta nyina. Yego ni mukuru. Uriya mwana aruta nyina. Buriya niwe mwana wenyine uruta nyina. Yabayeho mbere ko mama wabo. Byatari. Niwe mwana wenyine asobanurira abantu badukurikiye ukuntu Yesu aruta nyina. Yesu bibaho birashoboka ko umwana ashobora kuruta mama. Uyu mwana witwa Yesu niyo mpamvu tuvuga ko Yesu afite imbaraga. Ararenze. Yaje muri Mariya, ariko usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Soma mu gice cya mbere usome umurongo waho w'9 n'uwa 10. Nushaka usome na 11. We hari tuhatubwira. Reka haravuga reka yenda masome kugira ngo abadukurikira bavuge bati bumve ko ibyo mvuga byanditse. Ni byiza ko Bibiliya tuyisoma mwumve ukuntu uyu mwana nubwo yari muri Mariya ariko yari umwana urenze. Ukomeye cyane uteye ubwoba. Reka nsome umurongo w'10 niwo bivuga neza. Yari mwisi ndetse niwe wayiremye, nyamara abisi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Munsi y'abavuga icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko dusomye umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye,
ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Urumva na Mariya yagize gute? Yararemwe. Yari ari muri Mariya rero. Umuremyi yari muri Mariya. Ari we umuremyi. Nuvuga ngo ni Imana yimanukiye irazijya muri Mariya. Matayo igice cyaho cya mbere murongo wa 21 haravuga ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Urumva nuwaje mu bantu be, mu bantu yiremeye. Ndagufata ndakumva. Urimo uranyumva neza. Usomye munsi baravuga ngo azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Kuba rero yari muri Mariya amaze ukwezi kumwe, suko iriya nda yari imaze ukwezi kumwe, ahubwo nuwahozeho mbere na mbere, ariko muri Mariya yari amaze mu kwezi kumwe. None rero ageze kwa Elizabeth igitangaza yakoze, akiramutsa agisuhuza ngo muraho abo kwa Zekariya, ngo ijwi ryahise ryinjira mu nda ya Elizabeth. Elizabeth yari afite umwana mu nda umaze amezi 6. Wa mwana w'ukwezi kumwe imbaraga ze zahise zituma uw'amezi 6 yitera hejuru, kuko Yohana yahise akina mu nda bitewe n'uko Yesu ahageze. Amezi ziriyanda, inda ya Yohana yari amezi 6, inda ya Yesu kwari kumwe. Waseho Elizabeth yahise ahanura nawe. Yahise ahanura kumva Yesu ahanageze ibintu birahinduka. Ahanageze afite imbaraga nuko kwari ukwezi kumwe, ariko yari umuremyi, yari afite imbaraga zishobora gutuma umwana mu nda ya Elizabeth asimbuka. Urumva yagize imbaraga kiri no mu nda gutuma abantu buzuzwa umwuka wera. Tutararenga aho ngaho Elizabeth yahise amuhanurira amubwira ko ahiriwe. Aho ngaho harimo indi nyigisho. Inyigisho ivuga ngo uburyo Elizabeth ari umuntu uvura abantu ibikomere. Kuko uyu Mariya yari afite igikomere adashobora gusobanura, yatewe n'Imana. Ariko Imana igamije gukiza abantu ica muri Mariya ubukwe bwe burapfa. Noneho ahura n'ikibazo cy'abamuhiga bashaka kumutera amabuye, ahita yihungira yigira kwa mukecuru Elizabeth. Akihagera rero ataramubwira ibyamubayeho, Elizabeth abaravuze ngo urahirwa. Urumva ukuntu Imana ifite imbaraga, ukuntu Yesu afite imbaraga. Kumubwira ngo arahirwa rero ni ukumubwira ngo ibintu byakubayeho nubwo udafite ukuntu bisobanura, ariko mu ijuru bakugize umunyamahirwe. Urahiriwe. Kandi uhereye none abantu bazakwituhiriwe. Noneho ng'abana bakajya basimbuka. Ariko amubwira imbaraga ziri muri Yesu. Uzi ko Yesu afata abantu b'abakecuru bakitera hejuru bagasimbuka kubera umunezero. Ubundi uriya mukecuru witwa Elizabeth yari umukecuru w'umunyabigeragezo n'umugabo we witwa Zekariya. Bari abanyabigeragezo, Imana yimye amahirwe yo kubona ibisubizo, ariko Yesu aje ibitangaza ubuhanuzi buramanuka. Noneho ageze muri uru rugo baranezerewe, baranezerwa, uzura umwuka wera, barafashwa. Ariko Yesu kwari kugira ngo abwire nyina ngo umugambi w'Imana ni mwiza. Ibintu byo kuba barimo bagenda bakwima icumbi, ubona umugambi w'Imana ni mwiza kandi ni mwiza. Kandi ubivuze ni umuryango ukomeye w'abatambyi ba Zekariya. Kandi ubundi abo nibo bari kuba banamutera n'amabuye, ariko none Imana ibikoze ibitangaza, havuye inkuru nziza ibwira Mariya ngo uri mu bantu bahirwa. Yesu afite imbaraga. Turimo twegera umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntabwo dushaka kuzajya dukora ikiganiro kirekire, kuko tuzagira ibiganiro byinshi. Bitandukanye, ariko icyo nagira ngo dusobanukirwe neza uyu munsi wa none ni ugusobanukirwa neza imbaraga zari ziri mu kuvuka kwa Kristo Yesu, ko atavutse nk'iki nk'abandi bana, no mu kuvuka kwe harimo imbaraga z'umurengera mu kuvuka kwe. Na mbere yo kuvuka kwe harimo imbaraga z'umurengera cyane. Nagira ngo turimo tujya ku musozo dufata umwanzuro w'ijambo ryacu ry'uyu munsi, twe gusiga abantu muri confusion cyangwa mu gihirahiro. Dusoze icyigisho cyacu cy'uyu munsi dusa n'abakora nabyita nka samari, Ikinyarwanda sinzi uko nabyita neza, cyangwa mu ncamake y'imbaraga zari ziri mu ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu ncamake nuko Yesu ni umunyembaraga pe. Duhereye ukuntu yaje mu mbaraga z'umwuka wera.
kuvuka. urumva yaje yoherejwe avuye mu ijuru. Hari umuntu umwe wigishije ijambo numva biramfashije, avuga ukuntu cyagiye Daniyeli arimo asenga mu bice 9 bya Daniyeli, arimo asenga, marayika Gaburiyeli yamanukanye ibisubizo, noneho abadayimoni baramutangira kuko yarazaniye ibisubizo nde Daniyeli. Akantu rero kamwe gatangaje, uyu nguyu Gaburiyeli azana igisubizo cyuko Yesu azaniye isi igisubizo, Satani ntiyarabutswe. Mbega Imana yari yaravuze ko umwari azasamira, none Satani atega ko yenda azarwanya uyu mwari. Yashidutse inda yarageze hehe? Muri Mariya. Yarageze muri Mariya. Kumanuka avuye mu ijuru nta hantu tubona bariyeri iyo ariyo yose, kuko ririya jambo marayika Gaburiyeli yavuze ryahise rirema, kuko ni ubutumwa buturutse mu ijuru. Haje imbaraga z'umwuka wera, amaze kuvuga ngo imbaraga z'umwuka wera zizakuzaho zigukingirize, hahite haba mu mwana. Uku kuntu Yesu yaje, ukuntu uyu mwana yaje mu mbaraga zikomeye. Icyo nicyo twavuga. Icya kabiri ni ukuntu yarinzwe, ukuntu inda ya Yesu yarinzwe kurinda avuka. Ariko icya gatatu ni ukuntu Yesu yavutse muri iyi si. Mu ijuru baduhaye impano iruta izindi, ni nuko Yohana yanditse 3:16 yaravuze ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga. Ariko ikintu cyatangaje isi, bambe cyatangaje ijuru, yego, kinababaje, ni ukuntu Yesu ajya kuvuka habuze umuntu n'umwe ubimenye, habe n'umwe pe, kuko uretse Mariya na Yosefu na Elizabeth, ndavuga ukuntu agera hariya i Betelehemu. Yego. Nta bantu bagiye ngo bakire Mariya nk'umuntu ugiye kubyara umukiza wari mu isi, baba abatambyi, baba abahanuzi, baba abanditsi, baba abami, kuko bari bahari, baba inzego zarizo zose, hari mu gicuku. Noneho mu ijuru barareba bati se umwana w'Imana aravuka nta na korari ihari, kuko korari zari zihari muvu. Yego. Zari zihari. Uremera ko Yerusalemu hari amakorari? Amakorari yarahari. Uremera ko hari abantu b'Imana benshi cyane? N'insengero zari zihari nyinshi. Ariko habura n'umuntu n'umwe wishurirwa. Noneho mu ijoro bati abantu ko bari mu kandi abantu barabihanuye, bari barabihanuye, kuko dore ikibazo gikomeye byari bibitse ahantu, imizingo iri ahantu barayibitse ati mubike, ko byanditse muri Mika, byanditse muri za Yesaya, byanditse ati mubike ubundi umukiza azaza. Ngavuke rero babura umuntu uza kugira gutambira uwo mwami no kumuririmbira n'ibindi, ngo bahita bazana korari. Haje korari iyobowe n'umumarayika, ngo waririmbaga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi abe amahoro abe mubo yishimira. Rero ikintu kigaragaza imbaraga yari afite ni ukuntu yavutse hakaza ijuru kuririmba, ngo ryaresitaye hariya mu kirere, ngo ijuru rirarabagirana. Noneho abungeri nibo bahise babwirwa ayo makuru, barababwira ngo turababwira inkuru y'umunezero uzaba ku bantu bose, uyu munsi umukiza arabavukiye. Hari umwana wari bwavuke muri iyi si, hakaza korari y'abamarayika ivuye mu ijuru. Kugira ngo abantu babayeho ku isi n'abazabaho nta n'umwe wigeze kuvuka muri Yesu wenyine. Abamarayika kuko baramwemera, buriya Yesu baramwemera mu ijuru. Musoma mu byahishwe Yohana 5, Anazi bakoze fete, barabyina, bararirimba, baramushima. Noneho aje mu isi avutse korari yaza, umugabo n'umunyembaraga, ararenze. Imana ishimwe kandi Imana igumugisha mushumba. Rwose niyo mpamvu dufite ibindi biganiro imbere bivuga ku mbaraga, gusobanukirwa ku mbaraga ziri muri Yesu Kristo. Turararika abakunzi bacu kugira ngo bajye bakurikira ibi biganiro bivuga ku mbaraga ziri muri Yesu Kristo. Ntabwo twabivuga none aha ngo tubirangize, tuzabikoraho ibiganiro byinshi, ariko ndifuza ko twasoza n'ubundi dusaba umushumba kudusengera, tukazakurikira ikiganiro cy'ubutaha kugira ngo dukomeza gusesengura no gusobanukirwa neza imbaraga ziri muri Yesu Kristo. Mushumba rero nuko twatangiye udusengera, udusabira umugisha, turagira ngo n'ubundi abantu batega amatwi cyangwa bakurikira Excellence TV
usoza ubasengera. Hari abantu bafite ibyifuzo bibagoye, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko basobanukirwe neza ko imbaraga ziri muri Yesu Kristo za zindi zari mu mwana muto w'uruhinja, imbaraga zishobora kuva mu ijuru zikajya mu mwari utarigeze aryamana n'umugabo. Izo mbaraga zishobora gukora ibitangaza ku buzima bwabo. Amen. Sibyo? Cyane rwose. Ndizera nateganya ko izo mbaraga zishobora gukora ibitangaza ku buzima bwabo. Cyane rwose. Ndumva rero twasengera muri jambo ziri muri izi mbaraga. Niba hari byari byaragutsikamiye, niba hari byari byarakugoye, wumva ko ibyawe bigucikiyeho, muri uyu mwami wacu twizeye Yesu Kristo harimo imbaraga zishobora kugira gute, zishobora kuraho ibyo ngibyo byari byaratsikamiye ubuzima bwawe. Turasaba rero umushumba kugira ngo dusoze n'ubundi abasengera. Mwebwe mufite ibibagoye, mwebwe mufite ibibaremereye, umwami wacu Kristo Yesu afite imbaraga. Kari mu mushumba, sengera abantu badukurikiye. Amen. Ndagira ngo dusenge dusoma mbanze some rino jambo riri mu byahishuriwe igice cyaho cya gatatu, umurongo waho wa 19 aravuga ngo wa 20, ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Urumva uyu munyembaraga arimo aranakomanga avuga ngo ndashaka kugira ngo dusangire ubuzima, ndashaka kubana nawe, ndashaka kukunezeza. Urumva reba nka nyakubahwa aje mu rugo rw'umuntu avuze ati ndaje dusangire. Urumva ni uzana ibintu byose kuri uwo muntu yasuye. Uyu rero nyakubahwa tugira ngo tubabwire witwa Yesu, arashaka kugira ngo musangire umunezero, musangire izi mbaraga afite, kuko ntabwo izi mbaraga ari ize gusa, nawe n'izawe zagukora imirimo n'ibitangaza. Wizere rero ubundi ukingura umutima, abasanzwe bizera mukomeze mwizere, ariko nabumva ubutumwa uyu munsi mukingure, tubasengere. Imana ifite imbaraga zikomeye. Ruba twasenga. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko muri wowe hari imbaraga zikomeye kuva kera, mu isezerano rya kera n'igihe wari hano muri iyi si wagaragaje imbaraga zikomeye ku rwego rukomeye. Turagushimira ko uri Imana, turagushimira ko ufite imbaraga. Dusengeye uyu muntu wumvise ubutumwa bwiza, mwami harimo abumvise ubutumwa bwiza ari ubwa mbere, turabasengeye kugira ngo ubasange, ubahe gukingura, bagukingurire izi mbaraga zawe zibagaragaremo, ubahe umunezero mwami, musangire ibyiza ubazaniye. Turagushimiye kuko ubikoze, ariko hari n'abandi bakuzi bazi uburyo uri umunyembaraga. Komeza kubihishurira, ari abarwayi ubereke imbaraga zawe, ari abafite ibyifuzo bikomeye ubereke imbaraga zawe, ari abafite ibintu bibaremereye ubereke imbaraga zawe. Turasenze mu izina rya Yesu, dusengeye abarwayi, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, twirukanye imyuka mibi. Turazi ko muri iki gihe hari abo Satani atwaza igitugu, ariko waje kugira ngo imbaraga zawe zizimanganye, zirimbure, zisenye, zikubita hasi imbaraga za Satani, abantu b'Imana bagende baguwe neza. Turagushimiye ko izo mbaraga zikoze kuba kwizeye, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye ubwo naho ubutaha. Dushimiye umushumba abanye natwe muri iki kiganiro. Imana imuhe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Ciao ciao. Murakoze cyane.